bagashaka abakinnyi bagomba gucumbika ibintu byose bigenda kuri match urabyumva yari turu nyine yari igezweho yari ya Tadeyo match y'Irubavu yo muri weekend basura equipe Etincelle nk'ubu turabizi ko izategurwa na Claude Mishinga na timu ye byaba prime equipe izacumbika ibintu byose by'iyo match ni uzabitegura na team na groupe ye so umwe mu bantu rero bari muri ayo matsinda yo gutegura game yarampamagaye tuganira ibintu bimwe na rimwe bya Rayonsport hanyuma mubaza ikintu n'imfitiye amatsiko abantu bavugaga ko Rayonsport yagize ibiganiro n'umutoza Lotfi nabifataga nk'impuha kubera ko byavugwaga n'abantu ntizera muri Zandani bikananyomozwa cyane n'abantu bo muri Mukura bavuga ngo Lotfi ntiyakwemera gutoza rero kuko ntifite amafaranga tumuhemba neza kandi tumuhemba ku gihe ibyo rero ntiyabishobora n'ikimenyimenyi Robertinho bamuhembye nabi bamurimo n'umwenda bakavuga ngo Lotfi akunda kubihuye yenjoyinga gutoza ikipe ya Mukura ibyo byose bigatuma ntemera ko ibyo biganiro byabaye ariko umuntu uri hafi mu buyobozi bwa Rayonsport yampamirije ko ibiganiro byo guha akazi afami ya Lotfi byabaye kandi ngo byagenze neza actually Rayonsport yohereje umuntu aganira na Lotfi feedback yatanze yavuze ko byaba ari cyubahiro honneur kuba yagirirwa icyizere cyo gutoza ikipe ya Rayonsport Mukura amafaranga imuhemba ndumva nubwo bitajya bivugwaho rumwe ano muri Mukura niba amakuru mfite atariyo ku mushahara wa Lotfi mu mezi Zandani ubwo ariko Zandani bambwiye ko ari miliyoni 3 n'igice Rayonsport ngo ikaba yifuza kumuha miliyoni 4 kamutuza i Kigali ikamuha imodoka ku mutoza wa Rayonsport afite imodoka agendamo umushoferi bya bintu byose nyine byo muri Rayonsport kandi kuko azaba ari umwaka wa kabiri cyangwa se umwaka wa mbere komite ya Rayon izabitangiye imishinga yose itangiye kujya mu buryo rwose nta kibazo cyo guhemba kizongera kubaho ibyo biganiro byarabaye gusa mu bayobozi ba Rayonsport harimo abadatekereza ko afami ya Lotfi ari ku rwego rwo gutoza ikipe ya Rayonsport actually hari n'abavuga ngo niba tugomba gufata umutoza wo mu Rwanda hano imbere umenyereye shampiyona umutoza w'amagaju witwa Amarsi yaba ari n'umutoza mwiza kurusha na afami ya Lotfi icyo ni igitekerezo kiri counter kiri muri equipe ya Rayonsport actually hari abatekereza ko nka Amarsi ngo ari umutoza mwiza uri charismatic kurusha afami ya Lotfi kuko Lotfi urebye ku rwego rwa competition no gushaka ibikombe ashobora kuba adafite experience afite experience mu kuba yazamura abakinnyi gutanga amahirwe n'ibindi ariko buryo umutoza ashobora kuba ari mwiza mu gutoza amakipe mato gutanga amahirwe gucaringa amakipe akomeye ariko gusunika ku gikombe cya shampiyona bikaba bidashoboka ibe bibaho cyane we gusa wenda Lorenzo nka Lotfi bimwe mu bintu abantu banamukundira buryo umuze mu ikipe yawe nta ma exigence menshi arenza zana yo kuvuga ngo ndiza ndi umutoza unyingirije ngo ndiza ndi umuzamu ngo ndiza na fitness coach nubundi abasanze aho ngaho akorana nabo pe ubungu akorana na Nshimimana Canisius yamusanze muri Mukura nabandi bagiye batandukanye uvuga ngo ushaka kuzana Lotfi wenda ukarekera aho ngaho rwaka Claude akamwungiriza nibijye kugwenda cyane byo gushaka umutoza wungirije bikoro ariko niyo kuvuga ngo tugiye kuzana undi mutoza w'umunyamahanga akenshi bizanya abatoza babo bungirije n'aba fitness coach wenda n'ababazamu ariko nko kuri Lotfi kubera ko n'ubundi basanzwe bamuzi byakoro ariko kimwe mu bintu ngo bizatuma Lotfi bamukonvenka neza bakamureshya mu kujya mu mikino mpuzamahanga yaba Confederation cyangwa Champions League kuko n'ubundi urumva ko amafaranga baba bagiye kumuhemba ntabwo harimo difference nini ifatika yo kuvuga ngo vihuye uzi Kigali cyane ko n'ubuzima butandukanye ariko bimwe mu bintu byamukurura niyo pick yabagiye byo kuvuga ngo ni Mukura rurimo itarenga i Kigali yo kuvuga ngo irakina champion gusa n'igikombe cy'amahoro ariko twe tugiye gukina CAF Champions League cyangwa se Confederations Cup ahangaha uraburimo no kugira ngo wenda ukomeze unagaragaze potentiality yawe ahiri uvuga ngo rero igihe cyose Sport yatwara kimwe mu bikombe bikinwa mu Rwanda yaba shampiyona cyangwa se cyangwa kuba sunika mu n'ibisanzwe n'ubundi mu kugira ngo mwemeze mwese mutekereza iki kuri Lotfi hari abari muri bavuga ko kuzana Lotfi uramutse utagiye gushaka umutoza hanze ugomba kumukura muri shampiyona hari abatekereza ko Amarsi afite experience mu gutwara ibikombe ko yabaye i Burundi yagiye bitwara mutekereza iki hagati ya Lotfi na Amarsi uwo mubona umutoza w'umuhanga ninde bijyanye wenda na experience n'imyaka
n'uburyo nicyo gitsure yashyira ku bakinnyi njye mbona Lotfi yaba umutoza mwiza. Ikintu cya mbere Lotfi wenda rusha niwo Amarisi nuko wenda batoza n'amakipe atandukanye, ariko Lotfi n'umutoza ukina ibintu bisomeka pe ku buryo uvuga ngo Lotfi akina atya ujye no kumwiga ushaka kumwiga none ahantu namutinye buriya Lotfi ushaka kumwiga uvuga ngo mukura ubushize yakinaga gutya, ariko iyo abonye wamwize mu minota 15 ya mbere ahita ahindura igitekerezo cy'umukino, agira agira plan B, kandi burya abakinnyi be arabanza akabashyiramo ko rwose ibintu byoroshye ari kubikora mu buryo bworoshye. Iyo ushatse kubikora mu buryo buri panike wapanitse agushyira ku ruhande akagushyira pembeni. Ubu ngubu ari 3 ntabwo agikina kuko yaramubwira ngo eri 3 uri umuwinga ariko ushaka gushyira mu kibuga hagati ugakina nka second striker ugaburira barutayizamu imipira abona ntibivamo, arashaka gukina ubundi ajya kwiyengeka mu nguni bya bindi n'imosoye aravuga ngo oya reka mureke kiremo Fred cyangwa se Ronaldo bari flexible bashobora ngo n'umutoza wa understanding swad akanastanding uburyo bw'imikinire ubona nyine hari akantu kagatushe gato yarusha Amarisi. Gusa Amarisi rero n'umutoza Amarisi se karakantu ko gukunda kuvuga cyane no gukorogana ntibyaryosha gutangaza ibintu babyaryosha derebe aje Kigali aba yegereye mikoro izi mikoro za Karikeza amusanga mu rugo atangaza, amusanga ku myitozo atangaza. Amarisi mbona n'umutoza mwiza nawe, umutoza mwiza ubona ko nawe urwego rw'amagaju bigendanye kandi Amarisi buriya ibintu bijyanye no hanze y'ikibuga yabikina cyane kurusha Lotfi. gutegura ikipe cyane bijyanye no gutegura ikipe, gutegura insinzi muri make, gutegura insinzi aka buri insinzi irategura ntabwo irategurwa none yo mu Rwanda irategurwa cyane irategurwa kuko uramutse udateguye insinzi abandi bayigutegura. Oya ufite n'impamvu yo gutegura insinzi. Hari umukire twigeze kuganira, umukire w'umuherwe kabisa, anyemerera ko akoresha amarozi. Ufite nyine umukecuru za Uganda, umukire w'umuherwe se ufite ikipe yo mu Rwanda, oya atari ufite ikipe y'umucuruzi w'umunyenganda ukomeye, ambwira ko yanyemerera nyine ko afite umuntu umucunga mu buryo buri spiritual, uburyo bwa roho. Umukecuru ngo yibera mu Buganda, ndabaza nese kuri umukristo kuri umuntu usenga ni gute ugira umuntu kurinda mu buryo spirituel utari Imana? Arambwira ngo uyu mukecuru ikintu amfasha njye nta muntu ndoga, ntabwo mbwira ngo ndogera uyu, icyakora abashaka kundoga arandiye inda, ni protection ko ntamufite, ntabwo nakabaye ngifite ibintu mfite. Bakaye barandangije kuko aho muzaniye ibintu anyereka agenda akumira hagarika birahamba akiriyaringa inzira. Ni nkuko gutegura ari umupira n'ubwirinzi. Ushobora kuba udafite umutima wo gutegura rwose umvura umuntu ugomba kwimanukira Kizimbabwe, ariko iyo urangaye ikibazo ni kimwe, baragutegura baragutegura, irangaye baragutegura. So rero uko byagenda kose nta mutoza ifite mukuru, tuzi ko izashaka umutoza sizitaha, kandi nibura komite zamaze kumenyera, imaze kubona ikibuga uko gisigaye kimeze, umaze kumenya amakuru menshi, umaze kumenya uko abakinnyi bahenze, uko abatoza bigoye kubabona, uko baje bameze ntabwo ariko bakimeza abasaza. So ntekereza ko rero iramutse igize amahirwe igakora saison nziza, ikagira amarushanwa y'Iburayi ikarifiyamo Champions League na Confederations whatever icyo ari cyo cyose, byabaha amahirwe yo kubona umutoza mwiza. Tuva kuri rero ni umunota umwe wonyine, ngira ngo abantu babanze bashimire Rayonsport ijyanye na flexibility yagaragaje muri iyi situation, cyangwa se kwiyoroshya no kumvikana, kuko burya Lorenzo cyaje turi ingoma, urabizi ko turi kumwe na president rwose uyaguhamirije ko bakiryamye ku cyemezo cyabo cyo kuba n'ubundi batagomba kujya gukina i Huye. Burya ntabwo yakubeshya gutagira ngo ni ibintu bisanzwe by'abayobozi byo kubeshya, byari byo kuko muri management meeting yari yabaye ubwo Tade yahura na Bagacinya na Prosper bari bemeje ko rwose batagomba kugihuye, ndetse amakuru naje kumenya ngo bari bamaze no gutegura ikirego cyanditse neza cyane, imirongo bayanditse, ikirego kigomba kujya muri FIFA bagomba kujyayo. Bari bamaze no gutegura ibihumbi 15 by'idolari bizatanga igihe bazabajye muri TAS. Burya muri FIFA ukorega n'ubuntu, ariko iyo utanze ikirego muri TAS kubera ko ari urwego rugo hejuru, usa naho uri kujurira wazamutse mu rwego, ibihumbi 15 ugomba gutanga. Bari batangiye kubikusanya bavuga ngo igiye muri FIFA nabo bazashyikira icyemezo cya federation, tuzajya muri TAS tureko baturenganura. Ebana ku cyumweru ngo habaye inama y'umuriro yahuje